n'ubu Sindabyakira ko ntago mbyumva neza buriya kabone nubwo umuntu waba utamuzi ariko iyo wumvisha imyaka afite agendeyeho cyubwabyo birakuzonga nyine ugira nubwo buri gihe numva ari giye gukurikiraho. Ubu ngubu byari bigeze ikintu cyambabaje nuko byari bigezaho noneho nkunda umuziki we byanyabyo kuko yaratangiye kujya akora umuziki w'abanyafrika akumva n'uw'abanyafrika ariko still harimo akantu iwacu mu Rwanda nyine kakandi utakumva n'undi muntu mu Nigeria ngo munyakenya oya wa muziki nyine w'iwacu umva ko harimo akantu kacu nyine nibyo buriya umuntu yakabayeho buriya akabana neza n'abandi bantu na bagenzi be ko buriya birababaje kuba wumva umuntu mwari muri kumwe mwagiranye ikibazo ejo kumva ngo uyu munsi yagiye birababaza pe kumva nyine. Hey guys, this is Transit Line TV. Umunyamakuru ni Butera ashya nk'ibisanzwe. Nizere ko buri muntu wese aho uri umeze neza n'utameze neza kwihangana ibyiza biri imbere. Nkuko bisanzwe nago ndi njyenyine ariko subscribe yanyu ni ingenzi kuri Transit Line TV, comments zanyu ni ingenzi. Niki mushaka ko duhindura then tugihindure maze ibintu birusheho kugenda neza. Kuri uyu munsi rero ndi kumwe n'umutumirwa wacu raho. Muraho neza. Umeze neza? Amahoro. Okay, ku bantu batakuzi ratangira wibwira abantu then wenda hari abakuzi birumvikana none batakuzi uri muntu ki? Manyita DJ Seka. Ndi muntu uvanga imiziki. Amakuru y'iminsi klima i Kigali ntabwo imeze neza? Ya klima irahindagurika, amakuru y'iminsi turimo ntabwo ari meza. Ya ibyo ngibyo biri kuri imihanda yacu. Ntago bimeze neza ariko urupfu rwa Buravan rwakiriwe. N'ubu Sindabyakira ko ntago mbyumva neza buriya kabone nubwo umuntu waba utamuzi ariko iyo wumvisha imyaka afite agendeyeho cyubwabyo birakuzonga nyine ugira nubwo buri gihe numva ari giye gukurikiraho. Byakwigishije ki muri rusange nkawe tutarebeye ku bantu rusange nkawe niriye somo bakuru? Somo nakuyemo buriya umuntu yakabayeho buriya akabana neza n'abandi bantu na bagenzi be ko buriya birababaje kuba wumva umuntu mwari muri kumwe mwagiranye ikibazo ejo kumva ngo uyu munsi yagiye birababaza pe kumva nyine kwisanga uri kwitekereza ukuntu umuntu ejo mwari mufitanye ikibazo kumva ngo umuntu noneho ngo yagiye utabashije no kumusaba imbabazi cyangwa se mutabashije no kwiyunga. So rero nta mpamvu yo kugira ngo binagire aho ngaho ahubwo byakabaye twakabaye tugerageza biragoye kubera ko ntabwo abantu babura kugongana ariko nta kundi nyine. Iyo umuntu avuze urupfu nkawe Seka urufata gute? Urupfu ndufata nk'ikintu ubundi ari imvugo njya nkunda gukoresha. Urupfu mvuga ko niyo pari nkivuka muri iyi si na betinze nzi ko ari shwadiru izarya. What? Ko ni pari izarya byanga byakunda na rukwepera. Ni pari byo ni shwadiru kuko ndufata nk'ikintu nyine kiri imbere ntegereje gusa nyine ndwanya ntago numva ko ari ikintu kizaba. Tubwiye muri rusange ukuntu byari bimeze mu rugo muri societe uburyo nyine wiga kumva nkayanga mu magambo makeya wamwumvishe gute wamufataga gute nk'umuntu umeze gute? Yanga namwumvishije bwa mbere ndibuka na filime namwumvishije bo ndayibuka ni filime yitwaga The Hulk ya kera yakinwe n'umusore bitaga Bruce Banner Macklin ndayibuka. So urumva yanga namwumvishe kera ashize igihe kinini gishoboka giciyeho ariko nyine sinzi nagiriwe n'amahirwe yo guhura nawe no kuganira nawe ariko ibihe kweri biratuvanze. Mwahuye mbere yuko akizwa cyangwa ni nyuma atarakizwa? Twahuye mbere yuko akizwa. Yari ameze gute? Vibes we zo twajyaga twumva kera byabaga nyine byari bimeze gute ganiza nk'umuntu wenda utaragize amahirwe yo kumubona?
ubuse navuga nyine ni rwa rwenya kumva twahuriraga nabaga ni nko mu kazi nawe yasohotse n'inshuti gutyo ni urwenya gusa byabaga nyine kwabaga ari guseka nyine ukumva ni wa muntu mwahora muri kumwe kuko ni wa muntu nubwo agusetsa avugamo n'ibintu nyine wumva bishaka kukubaka so byabaga biri fan ubifata gute nko kuba nk'umuntu yapfuye yitabye nk'Imana ukabona igihugu cyose ntago aribo nago Iva Buravan we muntu wa mbere wari upfuye mu Rwanda umusitari benshi bagiye bapfa ariko ukabona igihugu cyose cyahungabanye ababyeyi abantu badakurikirana ibintu by'imiziki ko nyine bahungabanye biguha nk'irihe somo nkawe bibona gute ubifata gute mbere na mbere ikintu navuga nababonyeho mbere yuko banagenda bakoraga ibintu bakunze bakabikora babikunze bigatuma natwe tubikunda urumva ikoze umuntu ku kintu gikunze ukitaho ugiye umwanya wawe wose bituma rero n'undi uri hariya uri kugikorera nawe yakirebye aragikunda bitewe nuko wayikoze babikoranye amafieri menshi wari ubyishimiye wari ubirimo neza Buravan ari audio nabashije kumva abivuga nabahaye ibyo nari mfite byose kandi namwe murabyakira kuko twarabyakiriye nakundaga indirimbo za Buravan kabisa nk'urubyiruko niki rwamwigira buriya nuko ntago tujya twicara ngo turebe ikintu akenshi wa mugani tukunda kurealizinga umuntu ngo tubitekerezeho nyuma ari uko yapfuye ubu ngubu tuvugana nibwo numvishije indirimbo ze mu minsi ku munsi w'ejo ko ngiye ndi wa muntu nkora music muri rusange ariko nkunda music umuziki mwiza uwo ari wo wose ndawukunda so byari bigezaho nicara byagezaho ejo bundi nicara numva music ye numva umuziki we neza Buravan niwe muntu wakoze indirimbo izo yakoze zose nta gishego nigeze numvamo kandi indirimbo ze ntitwabuze kuzikunda twarazikunze twarazistreaminze twagiye kuzireba ahantu hose bishoboka kandi harimo message nziza ubu ngubu byari bigeze ikintu cyambabaje nuko byari bigezaho noneho nkunda umuziki we byanyabyo kuko yaratangiye kujya akora umuziki w'abanyafrika akumva n'uw'abanyafrika ariko still harimo akantu iwacu mu Rwanda nyine kakandi utakumva n'undi muntu mu Nigeria ngo umunyakenya oya wa muziki nyine w'iwacu umva ko harimo akantu kacu nyine nicyo kintu nari nangiye kumukundira ariko nyine yaratubonjeje nyine dutwaye ibyo dutegereze numvisha ari nabonye itangazo rivuga ko album yatunganyaga ubwo wenda tuzumva byinshi kuri ibyo ariko icyo nabwira rero umuntu uri hariya hanze urubyiruko ajya siga like yige gutanga ubutumwa cyangwa se yige gukora ibintu yumva ko mugenzi we yamwigiraho cyangwa se ibintu yumva ko bidafite icyo bibangamiye kuri mugenzi we ejo atazasiga inkuru mbi hano ukumva uragiye ariko n'inshuti yawe ntabwo iri proud yo kuba yavuga ati ngigufate gupostinga nko dupostinga mugenzi wacu tuvuge ngo yagiye hatagira nubona ko twari tunaziranye so rero twakabaye twiga gutanga ku buryo nyine ubaho uri urugero rwa mugenzi wawe n'undi na mugenzi wawe yabasha kwigiraho urugero numva ari ibyo tubwizanye ukuri wenda n'abadukurikiye bazatubwira ni ryari utekereza ku rupfu atari ukumva ko umuntu yapfuye noneho ugahita wongera ugatekereza ku rupfu ugahita utekereza nyine ku myitwarire wenda uba ufite sometimes ubona ubizi ko hari ibintu ukora bidahwitse ni ryari Seka atekereza ku rupfu tubwize ukuri ni gake cyane ntago ni gake kereka iyo nekereje iyo ndi kureba future hazazanye nkavuga ni iyo nice ndi kwicara nkavuga ni wenda nk'umwaka nko mu kumera z'umwaka umuntu yandikaho icyo ashaka kugeraho intego afite muri uwo mwaka nibwo ntekereza nkavuga ni byibuza nzapfe narageze kuri iki byibuza nibwo ntekereza urupfu rwanjye kandi mu gitondo hari umuntu wambajije ngo ubundi ngo wowe ngo kujya mu ijuru ngo kuri wowe ni iki urumva byagusaba iki kujya ujye mu ijuru ndambwe ngiye kuri njye ku giti cyanjye numva nindamuka binkundiye nkabanira na mugenzi wanjye uwo ari we wese neza waba unzi waba utanze nzaba ndeba ko hari Imana izambaza numva ibyo ngibyo bimpagije kuba nabana na mugenzi wanjye neza
uko bishoboka, mbese binkundiye nakabanye na mugenzi wanjye neza, hanyuma nzarebe ko Imana izanshinja nindamuka ngiye. none se niki uba wumva hari nk'utuntu umuntu aba akora akavuga ako hari ahantu nakoze neza cyangwa se hari ahantu nkora neza, ni nk'iki uba wumva nk'inshuti zawe zizakwibukiraho? Navuga ko sinzi ko buriya hari ukuntu ngewe ntago urumva hari ibyo ntanga, sinzi nimba uwo mbiha bishima cyangwa se sinzi nimba iyo ngusekeje ubifata gute, so kereka mugenzi wanjye ari ubimbwiye ko ntago navuga ngo ibyo ntanga mbikora ko numva ari ngombwa, ariko hari ukuntu mugenzi wawe wundi we wabifata birenze uko we ushaka kubitekereza. So nkubwiye ngo ni ibi ngibi aba nkubeshye. Ngewe hari inkigiye wenda umuntu atekereza gutya, hari nk'ukuntu uba wenda n'abatureba bazadusangiza, hari nk'ukuntu uba ugenda abantu batuye muri ibi bice bya za Kigali na hehe, hari nk'ukuntu uba ugiye nko mu mujyi, hariya mu mujyi hepfo gato hari abantu bakora amasanduka nyine mwacaho gutya mu kinyabiziga runaka ukahita uyabona. Hari igihe nyine uyabona ukumva nyine ugize ubwoba, cyangwa se nko kuba wumva ngo umuntu yapfuye nyine akaba ari cyo gihe ukicara ugatekereza ukumva ugize ubwoba, ariko hakabaho ibintu bitangaje. Diplomate yaravuze ngo abantu nibatinda kwibagirwa abapfu, sibyo? Abantu ntabwo batinda kwibagirwa abapfu, ariko nkanjye kuri side yanjye by'umwihariko urubyiruko, ko ni twebwe akenshi duhura nyine n'ibibazo byinshi n'ibintu byinshi bitugwisha, banumva buri muntu wese by'umwihariko urubyiruko wajya ugerageza kubana neza, kugira ngo nawe rega nimba umuntu apfuye abantu bari kumuvuga neza, seka ntekereza ko ari ikintu cyiza cyane, kandi buri muntu wese yakigiraho akavuga ati nanjye, ukagira ishyari ryiza. Ishyari ryiza ni irihe? No gukora ibyiza ukavuga ati ni iki Buravan yandushaga, by'umwihariko n'abahanzi kuko abasigiye waka ikomeye cyane. Sintekereza ko nimba wari ufite imico iyi ni aricyo nicyo gihe cyiza cyo kubikosora, kugira ngo nawe nyine witegurire ejo hawe hazaza, umwigireho ku bintu byiza byinshi yakoraga. Ese ni iki ubona kuki umuntu akenshi iyo apfuye abantu bose baba bavuga ibintu byiza byo yakoraga, wenda nkamwe nk'abarokore wenda mu idini ya Islam kugira ngo tubigira ngo umuntu wenda ngapfe, noneho nibajya nko kumushyingura nyine bavuge amateka ye, ibintu bye byo yakoraga. Biriya bintu iyo wenda abakristu wenda nawe ndakubaza bitubwire nyine bifasha iki kuza nyine kuri public, abantu baje nko gushyingura ukabivugaho nyine Asya yameze gutya na gutya, byanyiraga gutya na gutya, nyine bifasha iki by'umwihariko abantu baba baje aho ngaho? Nkubwiye ngo hari impamvu nzi, naba nkubeshya, gusa kuri ngewe ku giti cyanjye ko mbyumva, numva ari amarangamutima iyo umuntu aba ari gusohoka bitewe n'ukuntu umuntu wari umuzi. Niba umuntu wari umuziho ibyiza ukabivuga, numva nta n'ikintu bitwaye, kuko buriya buri muntu umugisha niwo wishakira, wihahira ku giti cyawe. Ntabwo ari ngombwa umuntu azabwiye ngo nguhaye umugisha cyangwa se ngo Imana iguhe umugisha. Oya, tanga ibyo ufite ubitange neza nk'uko umutima wawe ubikubwira, hanyuma abantu bo ubwabo bazijajengera. So hari umuntu ushobora kugenda uyu munsi ntunabimenye ko yagiye, kandi wenda ari n'uwo mu muryango, kubera yuko uwo muntu yari ari aho ngaho, nta kintu wamwigiyeho, sinzi nyine like wari umuzi pe, ariko nta kintu igeze umwigiraho, nta message umuziho, nta memories mufitanye, so ntago wamuvuga. So rero iyo umuntu ufite ibyo wamwigiyeho cyangwa se ufite uko umwumva, hari igihe hari benshi batarabura na Buravan bamwumva gusa, ariko byababaje, byabatacinze bitewe na message yabashije gutanga abinyujije mu muziki we. So rero numva ari ibyo ngibyo. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ntekereza ko buri wese ibintu twaganiriye, buri wese hari ibyo yakuyemo mu gihe habayeho ikintu runaka. Ibintu byiza tubyigiraho, n'ibibi tukabyigiraho. Hari ibyo tuba dukora bidahwitse, ariko aba ari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo tubikosore, then tube mu murongo mwiza, twegereze Imana ku bantu baba baratandukiriye, then ubuzima bukomeze. Umwuga w'ubu DJ mu Rwanda urabona ugenda hakirwa gute? Umwuga w'ubu DJ navuga ko ubu ngubu uri kugenda ujya ku rwego rwiza, ko ntabwo twigeze tugira amakompetisiyo ariho uyu munsi. Ubu ngubu hariho navuga battles ebyiri zitandukanye, kandi zizabasha guteza umuntu uri muri uwo mwuga imbere. So navuga ko rero
uri kugenda ujya ku rwego rwiza. Amafaranga menshi wahawe mu budije ni nkanga? Amafaranga menshi nahawe mu budije nta kuntu twabigira ibanga. Oya bwiye ayo nk'umwana uri nk'ahantu runaka avuga nzaba umudije nyine ugasanga nyine arabivuga ariko ntagazi habamo income cyangwa nta nizibamo. Ikintu nakubwira cyo nuko habamo income ko amafaranga menshi ubuse nyavuze kandi numvaga nshaka kuyarenza oya ntago byaba ari byiza, ahubwo nakubwira yuko wowe uri aho ngaho wumva ko ubikunze nuza ukabikora ndabizi you feel the right experience. Bimera gute gukorana na Anita Pendo ziraswaga tumubonana abantu niko bameze no mu kazi, bimera gute, ni iyihe inspiration umukura? Anita rero mukora inspiration ihambaye no kumwigana sinzi niba nabishobora kuko Anita agira vibe iri hejuru cyane cyane mu kazi. Ni umukozi ewana, ni umukozi kabisa. Nyina rugiye ureba umuntu ukavuga ati okay uri arakora nuri arakora ariko ukavuga ati uri umuntu ni umukozi. Anita rero ni umukozi sinzi kabisa, nta muntu sinzi niba muri iyi industry hari umuntu atamufata ngo mugereranye nawe, ariko Anita much respect. Okay, turi kugana ku musaza w'ikiganiro cyacu, nimba wagikunze comments zanyu ni ingenzi, subscribe yanyu ni ingenzi, kandi abafite impano zigaragara mugiye mutwandikira dine tubatumire muze tugane kuri Transit Line TV, kandi niza ko ibintu byose bibaho buri muntu wese abigiraho kandi bikagira icyo bimufasha muri societe nyarwanda. Narindi kumwe na DJ Seka amutubwira abakunzi bacu imbuga nkoranyambaga zawe ukoresha dine dusoza ikiganiro. Kuri Instagram ni DJ Akadomo Seka, kuri Twitter naho ni DJ Akadomo Seka, na Facebook ni DJ ya DEEJ Seka. Yeah, we love you guys. Umunyamakuru ari Butera Asia. We love you guys. Bye.